ariko wajya umenye ko nawe ucumbitse uzi uburyo nakuvanye muri bya byone na ya myanda cumbitse kukiza sincumbitse ku mugabo wanjye bashaka kwiyakana se kutari n'umugabo wanjye noneho icyo nicyo nashaka urabisobanura ko n'umugabo wawe niba uri umugabo wanjye rero ntukuzongera kumbwira n'umusore umwe ngo ndacumbitse ruge ntuzongera kujya umbwira ngo ndacumbitse genza make uri kumva aho uzajya uba niho nzajya mba ntuzongere kujya umbwira ngo ndacumbitse niba wumva se ushaka kuzaba homba wagendeye kuri gahunda nguha ukareka kugendera ku byo witekereza n'amabwire yawe n'ibyo wibwira mu mutima wawe ukareka kugendera ku byo witekereza n'amabwire yawe n'ibyo wibwira mu mutima wawe papa mwagiye mureka gutongana kuko ubu ibibazo twaciyemo ibyo twagize ubu turacyari abantu bo gukomeza muri ibi bintu muri izi ntambara zidashira kuko mwahaye agahenge abantu bo muri uru rugo bifitiye amahoro bamwe na bamwe ubu urashaka kuvuga ngo ntiyaze wadutume iribagiza umukobwa wawe wirereye akiri uruhinja ukamukuza ntazongere kuza mu rugo kandi aha ngaha ari n'iwabo noneho umva nkubwire simba nkubwire nawe niba utangiye ubanze nkubwire niba utangiye kuzana ubucucu n'ubugoryi bumeze gutyo ni itegeko nashyizeho sijya kukuzanira ngo akazi hagarara aha ngaha wakigingabo nawe urumva sijya kukuzanira ngo akazi ibyo nakubwiye wabyumvishe ureke aha ngaha ni kwa Iribagiza ni mu mitungo yiwe mu murenge kandi si ubwo nakubwiye ngo saba imbabazi ibibazo biri mu rugo birangira imbabazi nsaba neza imbabazi z'ibyaha mwakoze imbabazi zo gushimuta imitungo y'abandi n'ibindi byaha mwakoze imihano mazimo iminsi ni uraruje ubwo bugoryi bumeze gutyo imihano mazimo iminsi ni uraruje ubwo bugoryi bumeze gutyo isi nawe utangiye kugenda unyurira ako se rugereka nkubwire nk'ubwo urajya gukubita umuntu reba ukuntu ameze niyo utagirira imuhira Iribagiza ntabwo wagirira imuha umwana wabyaye ubugoryi bwe ntakabunzaneho urumva ndimo natanga woda mu rugo rwanjye si ukuri kandi cyurinya nawe si ukuri kandi maze iminsi ntakwicaza ngo ngire uburyo ngukoramo ariko ukora kurinde niba ushaka kuba homba gendera kuri gahunda ngwano y'umuryango wabyumvise nawe sinzi ugera kumva uzamura ubugambo bumeze gutyo ariko ntabwo ushobora kugushyigikira mu mafuti mugomba kwemera ko ibi bintu ari iby'abandi ahubwo mukaza tugahunga tukigendera tugatangira ubuzima bwacu bushyashya niyo twatura abakene ariko bikaba ari ubukene bwacu nyine tukabyimenyera iby'abandi mukabitanga kandi ntabwo muzagira amahoro uziko biza kunsaba umwanya nkakuganiriza nkumva nawe utaracanganikiwe ushobora kuba ufite ikibazo mu mitekerereze noneho wowe ni wowe muzima nawe utaracanganyukiwe ruge ikindi cya kabiri ngiye nshaka tuza buretse gatoya njye ntabwo nshobora kuva aha ngaha kubera bari abaginga nzakurwa n'ubutegetsi bwite bwa leta urumva ntabwo Iribagiza na fakini gayi urabwo ni musaza we bashobora kuza hano ngo baramvanamo ibyo naje kubwira n'ibyo ngibyo reka mbwire ruge reka nkubwire reka numvugiremo reka ngiye nkubwire wabyumvishije ibyo nakubwiye wabyumvishije yaba uyu mugore n'uriya mukobwa ibyo bongeraho ni ibyabo si ibyanjye ruge ndimo ndakubwira ngo Kanyana nawe akeneye 8 ase kugenda namaze kukubwira Kanyana akeneye iki akeneye 8 bakunze abafilms y'umusaraba Rugema ibyo biraza kuba byarangira kubera ko tumaze kuba twabana muri iyi episode irangiye barimo bamwaka 8 wa Kanyana ese biraza kuba byagarukira ese Iribagiza araza kuba yakanguka byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri no episode niba rero nimba tubashije kuba twagerana kuri no munota tukiri kumwe jewe hasi muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo bye nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo tureke ko no munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibintu bimeze neza ese isimbi na Rugema ibyaho biraza kuba byakiranuka kubera ko twabonye ko Rugema noneho yahindutse undi muntu afite ubwoba bwinshi cyane ashaka kuba yakora igishoboka cyose kugira ngo Iribagiza na musaza we ntibazongere kuba bakinjira hano mwa runo rugo kubera ko afite ubwoba bwinshi cyane ese uyu mukobwa koci we na Isimbi twabonye ko Fabiola we arimo ababwira ko koci ari umuntu mubi ko atagomba kuba Isimbi yakumvira uyu mukobwa koci we biraza kuba byahirira hehe byose turaje tubirebere hamwe ibyabashije kuba byaranga iyi filime nk'uko twabonye uriya mukozi kwa Rugema uriya wakoranaga na Nyirantambara yaje kuba yasaba uyu mugore mama Kanyana ndetse na koci
kandi akabasaba imbabazi by'ibintu yagiye abakorera. Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Nimba ubashije kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Kandi nimba wifuza kuba wabonamo mama iribagiza hano muri ino filimi, ujyeho hasi muri comment ubashe kuba wabisaba, kubera ko ibitekerezo byanyu nibyo duheraho tubaha filimi Inzira y'Umusaraba kugira ngo mubashe kuba mwaryoherwa n'ibyiza bigenda biranga iyi filimi. Kandi iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yakugezaho amakuru meza kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero kandaho subscribe nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye aho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kandi ubashe kuba wasangiza na bagenzi bawe ino channel kugira ngo tuzajye tuza turebe muri episode iraza kuba yakurikira ibintu biraba bimeze bite. Rero ni byinshi byagiye biranga iyi filimi yacu, ni byinshi byabashije kuba byashimisha abantu, ariko abantu benshi bashaka kumenya nimba koko iribagiza araza kuba yakanguka muri episode turaza kuba twarebera hamwe. Byose turaza kuba tubirebera hamwe hano kuri ino channel kugira ngo mukomeze kuba mwaryoherwa. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka muri ino filimi, biri kugenda bishimisha abantu benshi batari biteze, biri kugenda bitunguranamo nk'aho twabonye Rugema ndetse arimo afite ubwoba bwinshi cyane, arimo atanga amategeko kuri uno mukozi w'aha ngaha muri runo rugo kugira ngo iribagiza nabasha kuba yagaruka hano mwa runo rugo ntibazabashe kuba bamwinjiza mu gikari. Kandi Rugema yirengagije ko ariho iwabo, ariho kwa iribagiza, ni iminsi mike isigaye kugira ngo iribagiza yibuke byose. Rugema bamwirukane mwa kino gipangu abashe kuba yasohokamo, agende nawe ajye kwangara, ariko natabasha kuba yasohokamo ubu ngubu baraza iribagiza namara kuba yakibuka Rugema uri kumva ko azaba gatoye, kubera ko iribagiza azahita ajyana Rugema mu mategeko, Rugema akabasha kuba yaburanishwa, akabasha kuba yafungwa. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaruka muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Abantu bari kubasha kuba bayikunda muri ino minsi, mujye aho hasi muri comment muwashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. N'abantu bari kwibaza uburyo uriya musaza Papa Kamarade we ibye byabashije kuba byagenda ute kugira ngo ave kwa Rugema, nabyo turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ndaza kuba nakubwira n'impamvu uriya musaza atigeze agambanira iribagiza, kubera ko twabonye ko yagiye kuba yafatanya na Rugema mu kugira ngo azabashe kuba yazavura iribagiza. Yagiye kuba yafatanya na Rugema, abantu benshi bagira ngo yaragambanye, ntabwo yari yagambanye, ahubwo yagiraga ngo azabone ko avura iribagiza, atate na Rugema amukuremo amakuru y'uburyo yishe ababyeyi ba iribagiza. Rero yamaze kuba yatahura ko Rugema yishe papa wa iribagiza, ariko mama we ntago yigeze amwica, mama wa iribagiza aracyariho. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaruka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba ubashe kuba twagera na hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyewe hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe cy'uburyo ushaka nimba uriya mubyeyi mama iribagiza nawe yazaza hano muri ino filimi kugira ngo tukomeze kuba twaryoherwa. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Uyu musaza yabashije kuba yamenya, amaze kuba yamenya n'andi makuru atarazi, ategereje ko iribagiza akanguka, kubera ko yabashije kuba yamuha umuti wa kabiri, akabasha kuba yakibuka buri kintu cyose cyamubayeho iribagiza. Uri kumva ko namara kuba yakibuka Rugema azaba ahuye n'akaga gakomeye cyane, kubera ko twabonye ko Rugema ari wishe papa iribagiza. Rero uri kumva ko uyu musaza yakoreshejwe n'Imana, ibasha kuba yamucishamo ibintu bikomeye cyane. Ajya ko Rugema aremera, aba umuzamu wa Rugema, aremera akajya arara hanze, ari dogiteri, ari we muganga uzavura iribagiza. Ariko kubera ko Imana yari yaramucishijemo ubutumwa bwayo kugira ngo azabashe kuba yaha iribagiza umuti wa kabiri, yabashe kuba yabikora. Rero nimba wemera ko Imana ikora byose, igakora ibitangaza, igahindura ibintu byananiranye, jyaho hasi muri comment, kubera ko wandikemo amena, kubera ko twabonye ko uyu musaza ibintu yakoze ntabwo ari imbaraga za muntu zabasha kuba zabimufashamo, kubera ko ntabwo wakemera kuza ukaba umukozi hano kwa Rugema kugira ngo uzabone ko uvura umuntu. Ibyo bintu byakora bakeya. Rero n'Imana yabashe kuba yamufasha. Rero nimba wizera ko Imana ikora buri kimwe cyose, jyaho hasi muri comment ubashe kwandika amena, kubera ko ni ibintu byiza cyane uyu musaza Papa Kamarade yabashe kuba yakora. Kandi iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba iri kugenda irangwamo n'ibintu byinshi tugiye kuba twarebera hamwe. Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ukaba wizera Imana ko ikora ibitangaza,
banza urikoreho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaryoha, dukomeze kuba twagendana tureba iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba se ni ibiki biraza kuba byakurikira. Kandi ntabwo ari ibyo gusa byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, kubera ko twabonye ko Isimbi nawe yabashije kuba yahinduka undi muntu, kubera ko hano yari ari kuganira na koci amubaza umuntu wamuteye inda. Koci arimo abaza uyu mukobwa Isimbi, rero Isimbi yamubwiye ko ari cyose abashije kuba yamutera iyi nda, ariko twabonye ko Fabiola yahageze ibintu bigahita bihinduka, agashaka kuba yatera Isimbi umutima mubi, kandi twebwe twamaze kubona ko Isimbi yahindutse undi muntu, atagishaka ya matiku ye yahoragamo mbere. Ikitwereka ko Isimbi yahindutse, ntago agishaka kuba yapanika ibintu, ashaka kuba yagenza ibintu gakeya, ashaka ko Fabiola nawe yabasha kuba nako yahindutse agahinduka undi muntu. Uri kumva ko rero Isimbi nawe yabashe kuba yabona ubuzima buramugora, abasha kuba yakiga isi, niyo mpamvu mwabonye yahindutse, atagishaka kuba yateza ibibazo, ashaka kuba yahinduka undi muntu, ashaka kuba yahinduka undi muntu mwiza cyane. Rero n'Imana nawe iri kubasha kuba yamukoreramo, abantu bizera ko Imana ibasha kuba yahindura ibintu ikabikura uko byari biri ikabigira byiza. Nimba wari uri mu buzima bubi ikabasha kuba yabugira bwiza, jya muri comment wandikamo ko Imana ibikora, kubera ko twamaze kubona ko Isimbi uburyo yari amezemo mbere, uburyo yavuganaga n'abantu, nawe yabashe kuba yahinduka, Imana yabashe kuba yamukoreramo, kubera ko Imana ibikora. Jyaho hasi muri comment ubashe kuba wakandikamo amena, kubera ko ni ibintu byiza cyane Isimbi yabashe kuba yabona, abasha kuba yabona agaciro k'umuntu. Mbere ntabwo yari azi agaciro k'abantu, ariko yamaze kuba yakabona, kubera ko umwana atwite ari uwa Cyusa, ariko ntabwo ashaka kuba yabipanika ngo abashe kuba yatera Cyusa ikibazo. Rero uyu mukobwa koci nibyo yari arimo amubaza, barimo babiganiraho. Fabiola tubona araje, abashaka kuba yamwangisha uyu mukobwa koci, ashaka kuba yamubwira ko koci atari umuntu mwiza, kandi twebwe twamaze kubona ko koci niwe muntu mwiza nawe uri muri no filimi, abasha kuba yakina role nziza, akabasha kuba yageza amasomo ku bantu babasha kuba bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko iyi filimi tugenda dukuramo amasomo menshi akomeye cyane tubasha kuba twagenderaho. Ese ni ibiki byabashije kuba byaranga iyi filimi, byabashije kuba byagushimisha? Jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twe turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi nimba hari ikintu ubasha kuba wakifuza ko kiza muri filimi Inzira y'Umusaraba, nabwo urajya hasi muri comment, kubera ko ibitekerezo byanyu nibyo duheraho dukora filimi yacu Inzira y'Umusaraba dukunda turi benshi. Rero turimo turareba uburyo se episode iraza kuza, ibintu biraba bimeze bite. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane byagiye biranga iyi filimi yacu, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade noneho na Emile babashe kuba baha Iribagiza umuti wa kabiri. Iribagiza akaba akiryamye, ariko uyu munsi araza kuba yakanguka muri episode iraza kuba yakurikira. Rero abantu bishimiye ko Iribagiza araza kuba yakanguka, mukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba muri kuribona, nimba nta niryo uri kubona ujye muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi, kubera ko ni ibintu byiza cyane. Iyi filimi iri kugenda igana ahantu haryoshye, ariko ubasha kuba hashimisha abantu benshi. Rero uri kumva ko iyi filimi uburyo iri kugenda igaragara, abantu bakifuza ko Iribagiza yakanguka yibutse ibintu byose, Rugema akabasha kuba yajya mu maboko atarayi, kubera ko Rugema Iribagiza aramutse yibutse, Rugema bahita bamujyana mu bushinjacyaha, bamujyana mu nkiko, nawe bakamuregera ibyaha yakoze, kubera ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza, kubera ko yabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, yishe papa we, arangije ashimuta mama we, abasha kuba yamugira umugore we wa gatatu, niwe mugore twabonye Rugema afite mu cyaro. Rero uri kumva ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza, kubera ko twumvise nuriya mukobwa Safina arimo abwira Isimbi, amubwira ko afite umuvandimwe we mu cyaro, kandi twebwe twamaze kuba twamubona ko Rugema afite umwana w'umuhungu, kandi twamaze yivugiye uwe ubwe ko ari we mama wa Iribagiza, nubwo yamugaye ariko aracyari umugore wa Rugema. Rero uri kumva ko Rugema ari cyo kintu ari kubasha kuba yakishingikiriza, kubera ko afite umuryango w'ibanga. Iribagiza ashobora kuba yakanguka, uyu mugabo Rugema akajya kuba yareba uwo mubyeyi mama Iribagiza. Ese kubera iki Rugema atigeze abwira Iribagiza ukuri ko afite mama we n'igihe bamaranye? Rero nimba tubashije kuba twagirana hano kuri uno munota, hari ikintu umaze kuba wasobanukirwa cyangwa hari igitekerezo ufite, jya hasi muri comment
ubashe kuba wagishyiramo kubera ko ni ibintu byiza cyane biri kugenda biranga iyi filimi. Kandi nimba wifuza ko mama Iribagiza yaza muri ino filimi nawe akaza kuba yayikinamo, jya hasi muri comment naho ubashe kuvuga ati dushaka mama Iribagiza kugira ngo tuzabashe kuba twamubazanira ibintu bimeze neza. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ubanza uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Ese iyi filimi uri kubona wowe iragenda gute? Jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo bye dukomeze tureba se ibindi bintu biraza kuba byakurikira n'ibintu ki. Urumva ko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri iyi episode tugezeho. Urabona ko ibintu bitangiye kuba byahinduka ibindi kubera ko twabonye ko Rugema hano yararimo atonganya uyu muzamu waha avuga ati Iribagiza cyangwa musaza we ntazongere kuba yakinjira muri iki gipangu. Rero Rugema nta kindi kiri kumukoresha bino bintu kugira ngo Iribagiza nagaruka atazinjira hano muri iki gipangu. N'ubwoba yagize Rugema yatangiye kuba yagira ubwoba bwinshi cyane. Rero abari kubona ko Rugema yatangiye kuba yagira ubwoba yuko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, nibajye muri comment babashe kuba batangamo ibitekerezo byabo by'uburyo bari kubonamo Rugema uburyo yatangiye kuba yahinduka. Burya icyaha ntago ari cyiza kubera ko Rugema kubera ibyaha yakoze byo kuba yakica umubyeyi wa Iribagiza papa we nabashe kuba yagira Iribagiza ukuri, byabashe kuba byamutera ubwoba bwinshi cyane. Atangira kuba yabwira uyu muzamu Iribagiza naramukaje hano mwa runo rugo ntazabashe kuba yakinjira hano muri ino nzu. Rero uri kumva ko Rugema atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane kubera ko Rugema hano hantu ari kubuza uyu muzamu kuba yakinjira ni mu rugo kwa Iribagiza, ni mu mitungo yaba Iribagiza. Rero uri kumva ko Rugema atangiye kuba yakora ibintu bitari byo, kandi niwe wabashe kuba yarera Iribagiza akabasha kuba yakura, akabasha kuba yagera aha hantu ageze, none akaba amaze kuba yanywa n'umuti wa kabiri. Nubwo twabonye ko Rugema adashaka ko yakibuka ibintu byamubaye kubera ko yajyanye kwa aho Iribagiza aryamye, yajyanyeyo amazi, agacupa k'amazi karimo uburozi kugira ngo nakanguka babashe kuba bamuha akari agacupa karimo amazi kwa Cyusa. Rero ariya mazi arimo uburozi bukomeye cyane. Rugema yashakaga ko noneho Iribagiza yakibagirwa buri kimwe cyose yarazi, akabasha kuba yakibagirwa kubera ko Iribagiza naramuka akangutse agakanguka yibutse Rugema kazaba kamubayeho. Niyo mpamvu mwabonye afite ubwoba bwinshi cyane, adashaka ko yagira Iribagiza yagaruka hano mwa runo rugo kugira ngo yuko agarutse hano mwa runo rugo yagaruka yibutse. Uri kumva ko Rugema ibyo bitaba bimubereyeho neza, byahita bihinduka, ahita atanga n'itegeko ryo kuba uriya muzamu abonye musaza wa Iribagiza Rurangirwa nawe atamwemera kuba yakinjira mwa runo rugo. Uri kumva ko rero Rugema ibintu atangiye kuba yakora ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko Rugema ibintu arimo ntago nawe ari abisobanukiye kubera ko yagize ubwoba bwinshi cyane, atangiye kuba yadagadwa. Ariko ntago ari ibyo gusa yuko Rugema barimo noneho baranamwaka umunani wa uriya mukobwa Kanyana kubera ko twabonye ko mama Kanyana ibyo nawe na Rugema atangiye kuba yamusomera, agatangira kuba yamubwiza ukuri, akabasha kuba yabwira Rugema ngo acishe make kubera ko uriya mukobwa Iribagiza hano hantu ari iwabo. Rero nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko mama Kanyana ndetse na Isimbe barimo baragira inama nzima Rugema, nubwo Rugema atari kubasha kuba yakumva aba bagore mama Kanyana ndetse na Isimbe umukobwa we, kubera ko bari barimo bamugira inama yo kuba atabuza uyu muzamu ko Iribagiza yakinjira hano mwa runo rugo kubera ko Iribagiza ni mu mitungo ye, ni mu mitungo yasigiwe n'ababyeyi be. Nubwo Rugema ashaka kuba yayibarya, ariko uri kumva ko bari bagerageje kuba bamuturisha Rugema, ariko ntabwo yabashije kuba yakumva. Yagumyeho avuga ati we zamu umva ibyo nkubwira, ni wumva ibyo bano bagore bakubwira kubera ko ninjye wakuzanye hano mwa runo rugo, ni njyewe ushobora kuba waguhemba. Rero uri kumva ko Rugema ibyo bitagiye kuba byagenda neza kubera ko yatangiye kuba yagira ubwoba mbere y'igihe Iribagiza atarabasha kuba yakanguka ngo abashe kuba yamubwiza ukuri, abashe kuba yamujyana mu nkiko, abashe kuba yajya kuba yarega Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaragara hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ibintu biri kugenda bitungurana. Rero abantu bari kugumya bibaza ibibazo ati iyi filimi izarangira ryari? Abantu bifuza ko iyi filimi yarangira mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, kandi n'abantu bifuza ko iyi filimi yakomeza kubera ko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye, itangiye kuba yagera aha abantu benshi mwari mutegereje. Mujye muri comment muvuga ati iyi filimi turayishaka kubera
kubera ko iri kugenda igarukamo ibintu byiza biri kugenda bishimisha abantu benshi, kandi iyi filimi tubasha kuba twayikuramo amasomo akomeye cyane kubera ko aba bakinnyi kugira ngo bakine amarore runaka haba hari amasomo bashaka kuba batanga kugira ngo namwe mubashe kuba mwaza kuba mwamenya ibintu bashatse kuba bakina. Hariho abantu bakina muri ino filimi wareba iyi filimi ukagira ngo bakinnye ubuzima bwawe neza, bakinnye uko ubayeho mu buzima busanzwe. Rero nibyo filimi zibereyeho kugira ngo zibashe kuba zaruhura abantu mu mutwe kandi zibashe kuba zabigisha n'ibintu bibaho mu buzima busanzwe tugenda duhura nabyo. Hari ibibazo tugenda duhurira nabyo mu nzira, igihe cyose hariho ibibazo tugenda duhura nabyo ku buryo tureba filimi ukagira ngo ni twebwe bayikiniye. Rero hano muri ino filimi twabonyemo amasomo atandukanye kubera ko Rugema twabonye ko atangiye kuba yagira ubwoba kubera ko ashaka kuba noneho yabuza Iribagiza kuba yaza hano mu rugo iwabo. Rero uri kumva ko Rugema yabashe kuba yatanga isomo ryiza hano muri ino filimi INZIRA YU'UMUSARABA kubera ko Rugema mwabonye ko yahindutse undi muntu adashaka kuba yakemera ko Iribagiza ndetse na musaza we binjira mwa kino gipangu, kandi n'ibintu byinshi twagiye tureba kubera ko twabonye ko uriya mukobwa wari ufatanyije na Fabiola ndetse na Nyiranambara, umukozi wo kwa Nyiranambara, yabashe kuba yafata umwanya we akaza kuba yasaba imbabazi coach ndetse n'uyu mugore mama Kanyana kubera ko ibintu yabakoreraga ntago ari ibintu byiza ntago ari ibintu byiza yabakoreraga kubera ko uyu mukobwa yari afatanyije na Nyiranambara ndetse na Fabiola. Kandi murabizi muri abo turebana iyi episode uburyo bikomeje kuba byagenda kubera ko uriya mukobwa ntabwo yavugagwa, ntabwo yakorwagaho, ariko yabashije kuba yaca bugufi aza kuba yasaba imbabazi coach ndetse n'uyu mugore mama Kanyana. Rero ntago bano bagore bigeze bizera ko uriya mukobwa ari we uri gusaba imbabazi, bakekaga ko ari Nyiranambara wabashe kuba yamutuma. Rero uri kumva ko icyaha burya igihe cyose ukoze icyaha ukagikora inshuro nyinshi abantu batangira kuba bakikubonamo ahantu ugeze hose. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe wifuza ko byazaza muri filimi INZIRA YU'UMUSARABA, ukajya uvuga uburyo wifuza ko iyi filimi INZIRA YU'UMUSARABA yaza kuba yagenda. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigarukamo, biri kugenda biyiranga iyi filimi yacu, kandi nkubwira ko ibitekerezo ubashe kuba watanga hano muri filimi nibyo tugenderaho tubakorera filimi kugira ngo mubashe kuba mwaryoherwa ikintu mwifuje ko uko ino filimi iraza kuba yagenda nibyo tubasha kuba twabakorera. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota. Kora kuri subscribe ubundi tuze guhora tureba episode y'ubutaha se biraza kuba bimeze bite.